Turagusuhuje cyane wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe. Dukunze kubivuga cyane, aho uri hose turagusuhuje kandi tuba dufite ubwuzu bwo kuba twabana namwe. Niyo mpamvu usanga akenshi dukunze kuza haba mu gitondo haba ariko tukumva butagomba kwira. Niba bunije ntihamare kabiri gatatu tutaje kugira ibyo tubasangiza. Ni iby'agaciro cyane rero, kubera yuko bifasha abantu benshi cyane kuba bari kwitungira amagara yabo mazima. Kurikirana cano Musabyimana Jacques, utanga subscribe, ukora like ndetse comment, ndetse ushayiringa izi video kugira ngo zibashe kugera ku bantu benshi bashoboka. Niba ukoze kuri subscribe wowe mushyashya, niba ukoze kuri subscribe nyaboneka nta mafaranga bisaba, nyamara ubikoraho rimwe warangiza ukongera ugakoraho ikaba notification. Ibyo biba bibaye nta kiguzi bigusaba, nta mega bigutwara gukora kuri subscribe. Ibyo bintu bidufashe maze natwe utubwire uti courage muri iki kiganiro, kugira ngo natwe gukomeza kubaha ibindi byinshi bigiye bitunga amagara yacu mu buryo bugiye butandukanye. Ahangaha kuri iyi cano twivura dukoresheje ibyaremwe, iby'Imana yasize kuri ubu butaka, ibimera. Reka tubivuge gutya ngo dukoresheje ibimera. Ibyo nibyo tuvura dukoresha. Uyu munsi rero turareba ku butaka bwo hasi, icyakora si ubutaka ubwo ari bwo bwose, icyo tugiye kwita ibumba. Abantu begereye nk'abantu b'abagorozi muzagenda musanga ibumba. Uwo uzageraho wese ukamubaza ibumba ashobora kubikubwira, akaba yagusobanurira cyangwa se akaba yariguha. Nta kundi kugusobanurira kuko ubusobanuro ndi kubutanga ahangaha, ahubwo mwebwe muzagende mugiye kurishaka. Niba uri buzi mpamagara ndikugezeho. Ndikugezeho se uzurirebe, ariko naho nari kugezaho ntacyo bitwaye. Uko mwabishaka kose twabikora. Ni ukuri igishoboka cyose twaherewe ubuntu dutangira ubundi, ntabwo turi kubagurisha. Icyakora nanirwa kuribona aho uri byenda se, kuko nanjye nzaribonera ubuntu, nzakwakayo kujya kurishaka. Ibyo byo birumvikana. Ahasigaye genda uryishakire. Ubu rero tugiye kurikoresha gutya. Iri bumba tugiye kurivuga ku kijyanye n'icyitwa umugongo ndetse n'imvune. Ibintu abantu benshi bakunze guhura nabyo. Abantu benshi barwaye umugongo. Twagiye tubaha imiti, ariko tugiye no kubaha uyu nguyu, kuko birashoboka yuko ubona guhaye waba utarawubonye, ariko tugiye kuguha n'ubundi witwa ibumba. Ibumba riragufasha ku kijyanye n'umugongo. Ibumba ribasha gutuma imitsi irambuka, imitsi y'umubiri. Ibumba ni igitangaza. Ibumba ni igitangaza, warikoresha mu buryo bugiye butandukanye. Ku mvune turarivugaho, ndetse turivuge ku cyitwa umugongo. Ubu ni ubuvuzi bworoheje butwara amafaranga make cyane kandi bukiza neza. Bibasha kugutwara amafaranga makeya cyane, make kandi bukagukiza neza. Reka nkubwire, itaka Imana yaduhaye, se mwari muzi yuko n'umuntu abumbye mu itaka, akoze mu itaka? Imana yafashe icyondo irakibumba, irangije ihumekera nk'umwuka aba umuntu. Ntimwari mubizi se ko ariko umuntu yaremwe? Uko niko umuntu yaremwe. Rero ubwo butaka ni nabwo bubasha kuvura wa muntu. Ni nayo mpamvu mu gushyingura uzumva ngo yavuye mu gitaka asubiye mu gitaka, igitaka gisubiye mu gitaka. Ibyo bintu mukunda kubyumva,
biterwa n'uko twaremwe mu gitaka. Rero iyo ufashe ibumba ukarihoma ahantu hababara, igihimba cy'indani kirwaye gishobora kumva kimerewe neza. Ni umuti ukomeye cyane. Ibi bikiza neza uburwayi, bisaba gusa kubifatira umwanya. Bibasha kukuvura uburwayi bw'umugongo, bibasha kukuvura uburwayi bw'imvune. Gufata ibumba ukarihoma ahantu hababara rikamaraho byibuze amasaha 2 ukarikuraho, nyuma y'andi masaha 2 ukarisubizaho byibuze 2 ku munsi. Bifatira igihe, uzaza umva ubuhamya. yaba ari umugongo, yaba ari imvune, ibyo bintu nibyo twavuze. Ibi byose bigiye kugufasha. Uko bikorwa: urafata ibumba ukarivuruga mu mazi, cyangwa ukarigira nk'akagari, nk'ubugari bworoshye, bagahomeka aharwaye. Bishatse kuvuga ngo niba urisize mu mazi, wirigira bya bindi by'amazi nyine atemba. Bivuruga bibe bifashe ku buryo biba ari ibintu bifashe, maze uhomeke aharwaye. Bimaraho isaha cyangwa se amasaha 2. Nyuma yaho, niba ubabaye cyane, ushyiraho irindi ukabikora inshuro ebyiri zikurikirana, cyangwa niyo zaba enye ufite umwanya, ntacyo byaba bigutwaye. Iyo wabikoze mu mazi yatetswemo romare, biba ari akarusho. Icyakubera cyiza ni uko washaka romare ugatekamo, biba ari akarusho. Ukabikora gutyo ariko biri muri romare. Ibyo bikiza kandi abagabo cyangwa abasore bafite amagara